KTV News. Uyu ni umwanya ngiye kubagezaho amakuru agezweho mu karere duherereyemo, cyane cyane mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndagushimiye wamaze gukora subscribe, like, share ndetse na comment. Ariko nshishikariza nawe utarakora subscribe, like, share ndetse na comment kubikora, kugira ngo ujye ukomeza kubona ibiganiro byacu bitandukanye umunsi ku munsi. Uyu munsi rero amakuru azatavugwa cyane mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni imirwano ikomeje guhanganisha ingabo za leta n'icyo yita umutwe w'iterabwoba ariwo M23. Ihuriro ry'imitwe y'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe witwaje intwaro wa M23 bikomeje imirwano mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Nyamara mu gihe imyanzuro yabereye i Rwanda muri Angola yari yateganyije ko habaho agahenge, ubwo Angola yahuzaga intumwa z'u Rwanda, iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Angola ubwayo ku giti cyayo i Rwanda tariki 30 Nyakanga uyu mwaka turi mu 2024. Ntabwo iyi nama rero yashyize mu bikorwa kubera ko hashize igihe kinini iyi mitwe yitwaje intwaro ishyigikira leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'izindi nzego zifasha cyangwa se twavuga ko leta ya Kongo zikomeza kugaba ibitero umutwe wa M23. Iyi mitwe rero yitwaje intwaro na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikaba yaribumbiye mu cyitwa Wazalendo, yagerageje gutera kenshi M23 mu birindiro byayo, bigatuma imirwano ikomeza kubura muri kariya gace ka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gihe rero iyo mitwe ya Wazalendo ifashwa na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagabaga igitero ejo hashize ku itariki 2 Ukuboza, umutwe wa M23 nawo uwirwanyeho. Umuvugizi wa M23 muri rwa politiki rero Lawrence Kanyuka yatangaje ko iri huriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gitondo cyo kuri uyu wa 2 Ukuboza nk'uko rimaze kubabwira ryagabye igitero mu bice igenzura biherereye muri teritwari ya Rubero, Kibubo ndetse na Kasege, ndetse ko no ku birindiro byayo uyu mutwe cyangwa se izi ngabo zifashwa na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zawugabyeho igitero. Amakuru aturuka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero avuga ko ndetse yemeza ko mu gihe imirwano yabaga abarwanyi ba M23 basubije inyuma iri huriro ry'ingabo za leta bazerekeza mu majyaruguru ahagana mu mujyi wa Butembo. Nyamara ariko umuvugizi w'ingabo za leta Lieutenant Mbonyi yasobanuye ko imirwano yabaye kuri wa 2 Ukuboza ingabo zabo zitatsinzwe, ahubwo ko zikiri mu birindiro byazo, ni ukuvuga ko bahakana ko bateye cyangwa se bagabye igitero ku mutwe wa M23. Umuvugizi wa M23 yaratangaje ko abarwanyi babo biteguye kwirwanaho ndetse no kurinda abasivili batuye muri teritwari cyangwa se uduce M23 igenzura, bagira bati twiteguye gucecekesha izo ntwaro. Nyamara Angola yagerageje kenshi kuriza leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na M23 mu biganiro bigamije gushaka umuti urambye w'intambara imaze imyaka igera kuri 3, ariko leta yarabyanze ndetse isobanura ko idateze kuzigira iganira n'icyo yita umutwe w'iterabwoba. Aha rero nta cyizere cy'uko iyi ntambara izahagarara mu gihe leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itemera kuganira na M23, kuko ibyemezo yafashe byo gusenya uyu mutwe hifashishijwe imbaraga byo bigaragara ko byanze, ahubwo ari uguhera mu ntambara muri kariya gace ka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi ni Bwakeye TV News. Ndagushimira abo bamaze gukora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ukomeze gukurikirana amakuru atandukanye ya siporo, politiki ndetse n'imyidagaduro kugira ngo uyabone ku gihe wamaze gukora subscribe. Ndagushimira. Njye nawe utarayikora nyamuneka uyikore kugira ngo utazicikanwa. Iyi ni Bwakeye.